Hari amagambo ashobora kubaka umutima w'umuntu, yego rwose birashoboka, ariko hari n'andi ashobora gusenya urukundo bucece. Yego rwose ibyo bibaho, abenshi bakabyirengagiza cyangwa se ntibanabimenye, ariko ikibazo ni uko abantu benshi babivuga batabizi. Uyu munsi reka tuvuge amagambo 5 akunze gusenya relationship cyane. Abenshi barabimenya bakabyirengagiza cyangwa se hamwe ntibanabimenye. Kandi nanone wumva ibi ngibi, muri Bibiliya handitse ngo ururimi rufite ubushobozi bwo gutanga ubugingo cyangwa se urupfu. Aho ngaho ni Imigani 18:21. Ni ukuvuga ngo amagambo uvuga ashobora kukubaka cyangwa se agasenya relationship yawe burundu. Wowe icyo usabwa ni ukurikira ino video kugeza ku musozo, kurushaho gusobanukirwa ndetse ugakoramo n'inama zishaka kugufasha uyu munsi ndetse n'ejo hazaza. Niba ngombwa ukabona iyi video hari abantu benshi yafasha, unayisharinge kugira ngo abantu benshi bagende babyungukiramo. Niba munyemereye mureke dutangire n'ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere ntacyo umariye. Iri jambo risenya confidence cyane ku muvuduko uri hejuru, kandi ikindi rinakomeretsa umutima ku rwego ruri hejuru. Umuntu ashobora kubabarira byinshi ariko iri jambo ntiryibagirana, kubera ko rigaragaza yuko uwo muntu mbere yawe nta gaciro afite habe namba. Ni ukuvuga ngo ufashe umuntu ukamukuba na zero. Niyo mpamvu rero iri jambo rikomeretsa umutima ku muvuduko uri hejuru ku rwego umuntu atakwiyumvisha. Naho ikintu cya kabiri, hari abandi utakure. Comparison ni poison mu rukundo cyane. Iyo wari ugereranya umuntu ukunda n'abandi, umutima wawe utangira kwifunga, bityo ukahura n'ingaruka zitandukanye kandi zikomeye cyane. Ukahura n'icyago kidasobanuye ukundi mu buryo butunguranye, kubera ko muri Bibiliya handitse ngo mukundane nk'uko namwe mwakunzwe. Aho ni Yohana 15:12. Urukundo rw'ukuri ntirusuzugurwa, kubera ko iyo rwatangiye kuzamo agasuzuguro cyangwa se amahane, bihinduka imvuru cyangwa se amakimbirane, bityo urukundo rwanyu rwasenyuka mu buryo bworoshye cyane. Naho gatatu, sinakwizera. Trust ni foundation ya relationship. Y'amagambo yo kutizerana yatangiye kwa menshi, urukundo rutangira kugenda rupfa bucece cyangwa se rugasenyuka bucece. Niyo mpamvu rero icyizere ari ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko nta kitakorwa hatabayeho kwizera. Niyo mpamvu rero icyizere tugomba kugikurikiza, byaba ngombwa tukanakigira, kubera ko kidufitiye akamaro muri twebwe. Gusa nyine biragoye kugira ngo abantu benshi bazabyumve, ariko ibyiza ni uko twabikurikiza tukizerana tukagira n'icyizere. Naho ikintu cya kane, ndagukeneye gusa iyo nkushaka. Gukoresha umuntu nka pushoni cyangwa se kumwitaho igihe umukeneye gusa, bisenya umutima w'umuntu bucece cyane, kandi ikirenzeho bikanababaza cyane, kubera ko gukenera umuntu gusa igihe umushatse cyangwa se kumukunda gusa igihe umushatse ni ibi cyane, bisenya umuntu bikanababaza cyane kurushaho, kubera ko muri baranditse ngo mukundane by'ukuri mubikuye ku mutima. Aho ni Petero 1:22. Gukunda umuntu ari uko umukeneye, urwo ni urukundo rwo kwiyereruswa. Ibyiza mwereka yuko umwanga nawe abimenye. Naho gatanu, niba utishimye genda. Rimwe na rimwe abantu bavuga iri jambo bababaye cyane, ariko bishobora gusenya byinshi kurusha uko abantu benshi babitekereza. Uko amagambo ashobora kuguma mu mutima forever. Niyo mpamvu rero iri jambo risenya cyane, gusa abantu benshi nabyitaho baranabyirengagiza. Gusa umenya ingaruka bigira nyuma, wabakurikiza ukanayirinda. Ukuri nuko relationship nyinshi nisenwa no kubura urukundo gusa, ahubwo zisenwa n'amagambo abantu bavuga buri munsi. Kandi muri Bibiliya handitse ngo ijambo ryiza rinezeza umutima. Aho ni Imigani 12:25. Rero kuvuga neza uwo aho mukundana ndetse unakoresha amagambo meza ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko umvisha uburemere cyangwa ingaruka ibyo twavuze hejuru bigira. Wabitamo kubyihorera ndetse ukabikatira burundu. Ariko nanone kangira akantu mbibariza, ni rero jambo mubona rikomeza cyane mu rukundo, twandikira hasi muri comment twiganirire. Ariko nanone video izakurikiraho izayikomeye cyane, tuzavuga ibintu 7 bikwereka yuko agukunda by'ukuri, even ni yaba atabikubwiye cyangwa atabivuga cyane. Ariko nanone byutse yuko shari by'ukuri kutavugwa, arishishwa y'ibiganiro ngendanye n'inkundo ndetse n'imibanire. Kanda subscribe ukandi no kunajya kugira ngo utazacikwa n'indi video izakurikiraho. Mbibutsa yuko muri description harimo link ya WhatsApp, mwakinjiramo mukajoininga WhatsApp irimo, tugakomeza kuryoherwa 5 kuri 5.